twongeye turatomboye bana b'Imana guhurira kuri buri munsi kubera impuhwe z'Imana. Izina ry'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Amahoro ya Kristu aganze iwacu kuri wa kabiri cy'umwaka cya gatanu cya Pasika tariki 17 Gicurasi 2022. Isomo rya mbere y'u gitabo cyakozwe n'intumwa mutwa 14 umurongo 19 kugeza ku 28. Paulo na Barnaba bari i Listre, haza kwaduka abayahudi baturutse i Antiokia n'Ikoniyo, bigabira rubanda, batera Paulo amabuye, hanyuma bamukururira hirya y'umujyi bibwira ko yapfuye. Ariko igihe abigishwa bari bamukikije, arahaguruka asubira mu mujyi. Bukeye ajyana na Barnaba i Deribe ngo bamare kwamamaza inkuru nziza muri uwo mujyi, no guhabona abigishwa benshi. Bahera ko basubira i Listre, Ikoniyo ni Antiokia. Bakomezaga umutima w'abigishwa, bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera, bababwira bati ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Nuko bashyiraho bakuru muri buri kiliziya, bamaze gusenga no gusiba kurya, baragiza Nyagasani bari bemeye. Hanyuma bamujyanye akarere ka Pisidiya, bagera muri Pamfiliya. Bamaze kwamamaza ijambo ry'Imana i Periji, bamanuka berekeza Ataliya. Bahavuye bajya mu bwato berekeza Antiokia, ana w'umujyi bari baturutsemo. Ubwo abavandimwe babo babaragizaga Imana, babasabira kuzatunganya uwo murimo nyine bari bamaze kurangiza. Bagezeyo bakoranya kiliziya, babatekereza iby'Imana yari yakoranye nabo byose, ariko cyane cyane ko yugururiye abanyamahanga irembo ry'ukwemera. Nuko bamarana iminsi n'abigishwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 145. Uhoraho abayoboke bawe nibarate ikuzo ry'ingoma yawe. Uhoraho ibiremwa byawe byose nibyo bigushima, abayoboke bawe bagusingize. Bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushobozi bwawe, bamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba. Uhoraho ni igihangange, akaba rwose akwiriye gusingizwa. Umunwa wanjye uzavugira ibisingizo by'Uhoraho, n'ikinyamubiri cyose kizaharata izina rye ritagatifu iteka ryose rizira iherezo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani umutwe wa 14 umurongo 27 kugeza ku 31. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Sinyabaye nk'uko isi yatanga, ntimukuke umutima kandi mugire ubwoba. Mwumvise ko nababwiye nti ndagiye kandi nzagaruka mbasange. Yaba mwankundaga mwakwishimiye ko nsanze Data, kuko Data anduta. Dore mbabwiye igihe cyabyo kitaragera, kugira ngo nibiba muzemere. Singivuganye namwe byinshi, kuko umugenga w'iyi si aje. Nta bushobozi amfiteho, ariko aje agira ngo isi imenye ko nkunda Data, kandi ko nkora uko Data yantegetse. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe muri Kristu, nidukomere duhumure amahoro buri munsi. Impumuro y'amahoro. Bana b'Imana, muri aya masomo y'uyu munsi turazirikana ku ijambo amahoro, mu Giheburayi shalom, mu Kilatini pax pachis, la paix, amahoro, impumuro y'amahoro. Umunsi umwe umugabo ngo aherutse gupfa, nuko ngo mu kumushyingura ubwo bari kwirimbi, ngo hari haje abantu benshi cyane, benshi. Maze mu guha umugore ijambo, namwe muvyo ndero umugore yavuze, nuko aravuga ati, umugabo wanjye yari umuntu w'umunyamahoro. Amen, amen. Nuko ngo ntiyagira ikindi yongeraho nyine kuri ibyo ngibyo. Abantu bose ngo baraho bafatwa n'ikiniga, bamwe baratangira bararira. Umugabo wanjye yari umunyamahoro. Bana b'Imana, iyo ari umunyamahoro, niyo bagushyinguye birigaragaza, biragaragara. Kuko umunyamahoro buri wese aba yifuza kugumana nawe. Ese nanjye nibaze, niba ajya kunshyingura uwo twashakanye, uwo tubana, uwo dukorana, aho nanjye nzavuga cyangwa azavuga ngo yari umunyamahoro disi we, cyangwa nziruhutsa nti ayi ndaruhutse rwose, ndatomboye, nagende n'andi magambo menshi amutsindagira mu mva ubutagaruka. Ngaho nyine rigashoza ntambara, yari materanya, yari macabiranye. Byabibabaje gushyingura umuntu uri kumwikuraho. Ntibikabe Kristu bavandimwe, ahubwo bajya bavuga bati uyu mu Kristu yari umunyamahoro.
Bakristo bavandimwe mu buzima musa n'ujye mucunga, iyo uvuze akavuyo ukavuga urusaku, umwiryo, umva ari ibintu bitaremereye by'ibihunda, umva nta kirimo, yewe binateye n'isoni. Ariko nakubwiza ukuri, wavuga nk'ijambo imbabazi, urukundo, ibyishimo, amahoro, rya jambo amahoro, uhita wumva bifite ireme, biremereye cyane ku buryo wumva wakomeza ugenda ubivuga kuko wumva biryohereye mu kanwa, wumva nyine bifite ireme koko kubihoza mu kanwa kawe. Nakubwiza ukuri muvandimwe, ushobora gukora ibikorwa bihambaye bikomeye cyane, umuyobozi, umutegetsi sinakubwira, ariko nakubwiza ukuri iyo nta mahoro ufite ntiwishima. Erega kera kabaye byose binagupfira ubusa. Yamvuga igira iti ufite amahoro afite n'uwo yamuhaye. Ninde duha amahoro? Ni Kristu. Ese mu Kristu amahoro ufite uyakesha Imana, cyangwa ni amahoro mu gihuru abo kubita igihu mu maso bikazarangira uguhumura ubugome, nirinze kuvuga ubunyamaswa, nuko nawe kumva bati yari umugome, ndetse no mu nzira umvaga bihumura, nako binuka mu myenda, nako mu mwuka. Iyi mpumuro y'ubugome babyeyi, iyo foto ntukayirebe, ahubwo turebe ifoto nziza y'impumuro y'amahoro. Mu isomo rya mbere uko twabyumvise, twazirikanye ingendo z'intumwa Pawulo na Barinaba, ingendo zirimo imvune, gutotezwa, gukubitwa, gufungwa no kwicwa, yewe bizahaziramo. Ariko nakubwiza ukuri akamaro k'izo ngendo, c'est la paix, ni amahoro. Ubwo bagendaga bakomeza abanyamahanga bigisha inkuru nziza y'amahoro. Mwumve iryo jambo ry'ihumure ryiza cyane, ubwo batambukaga nyine bari gukwiza ihumure, ubwo bagize bati bakomezaga umutima w'abigishwa bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera. Amen amen. Aho kubakura umutima bakabakomeza. Nguko abakristo bavandi ko tugomba gukomeza abandi, guhumuriza abandi mu bibazo, mu itotezwa n'ahandi hose. Ese ngewe ingendo zanjye atanize wokamana yewe mu nzira aho nyura, izo ngendo ntiziba ari zo gusoma kuri 5 ngambiriye kuza kwandika 8 ngatanga 8 mu nzira, nuko inzu yanjye akaba ari yo guhumura imbetezi aho guhumura amahoro, aho guhumura ineza, aho guhumura ubuyezu, ngahumura intambara. Kandi byaba nuko tubana gahora pfutse amazuru ngo ataza guhumurirwa n'ikibi, ubunyeshyamba, ubugome. Rero twabyumvise neza muri iri somo rya mbere, ibyishimo by'intumwa ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ubukire, ahubwo ni ugutotezwa bazira iki? Inkuru nziza. Kwiyibutsa ko ijambo amahoro, kugira amahoro atari kubaho mu mudendezo, nta kikuruma, nta mibabaro uhura nayo, ahubwo amahoro ni ukuba wunze ubumwe na Kristu, uri kumwe n'Imana, kunga ubumwe na Kristu umunyamibabaro, wa wundi nyine ucungura isi, atari guseka, atadamaraye, ahubwo ari kwitanga. Ni nayo mbuto y'umugisha nyine yera ku giti cy'umuruho. Koko ufite amahoro afite uyamuhaye, amahoro dukura kuri Kristu, uwo twashakanye, uwo tubana, ni umunyamahoro. Mbega ubuhamya bwiza kandi buryoshye. Turumva Pawulo akora urugendo rw'amahoro, na Yesu no mu ivanjiri agakora urugendo rw'amahoro, kugira ngo abakristo baryoherwe, bahumure neza, bahumure amahoro. Mukristo umuvandimwe, uzase n'ufata akaboko ugakoze mu mazi y'amariki, uzumva ukuntu uzaba umeze. Ntabwo mbikwifurije. Aha ijambo amahoro riva ku nshinga guhora. Niyo nk'amazi y'amarike wateretse hariya agahora, yamaze guhora ushobora kwinjiza mu kiganza, ariko atarahora, ndakubwiza ukuri cya kiganza cyahita gicika. Ngaya amahoro, guhora. Mu ivanjiri y'uyu munsi turumva Yesu ugiye gusubira kwa se, ariko akumva hari ikintu cy'agaciro gahambaye agomba gusigira abe. Iyo ufite abawe kadikomera abaha n'amahoro. Yesu ati mbasigiye amahoro, mbaha amahoro yanjye, sinyabaye nk'uko isi yatanga, ntimukuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Amen. Amahoro, ihumure, ituze bitangwa nande? Na Kristu. Ese ngewe iyo ngiye mu rugo rw'abandi mbasigira iki? Nsiga nk'uruki imusozi. Hari umuntu winjira mu rugo rw'abandi agasiga hateje amahane n'akavuyo, agasiga yakije umuriro, ngabo amateranye babiracika, bakirabiranya bacyokere, binjira mu ngo z'abandi bagasiga bazisandaje, bagasiga bateranyije abahari. Umukristo umuvandimwe, bene abantu bakozwe gutyo ujye ubahindira kure, ejo bataza kuzanira amagambo agusenyera urugo. Akamugabo wanditse ku gipangu cye ati ugenzwa n'amagambo ntakagerere mu rugo. Amen. Bakristo bavandimwe, reka turebe hamwe ubwoko bubiri bw'amahoro kugira ngo natwe tw'abanyamahoro. Umugabo wanjye ni umunyamahoro. Aya mbere ni amahoro ya Kristo, naho aya kabiri ni amahoro y'isi. Reka tubanze turebe amahoro ya Kristo kugira ngo adufashe gukomera muri we.
kuko twabivuze ijambo amahoro n'ibyishimo birajyana. Nanjye kuvuga n'impanga ni cyagiye wumva uri umukene ukumva utihagije, ukumva ufite icyaka, inyota atari inzoga ahubwo inyota y'Imana, ukumva wakwirukira Imana ngo kwishingikiriza Imana, kwegamira Imana, Kristu. Iyo uri mu Mana uba wunze umwe na Kristu nyine, ukora neza icyo Imana ishaka, ugasenga neza ukumva uratuje, wajya kurya ukumva ufite apeti, ugakora ibikorwa by'urukundo byinshi, uva mu mutima wawe utekanye wishimye. Ngaya amahoro y'umutima babyeyi, wumva umutima utari gukubita, nta kidodo ufite. Ngaya amahoro ya Kristu, yayandi nanone ubona kabone n'ubwo wababaye, ufite ibibazo, uri mu gahinda, cyagiye wahombye, watsinzwe, waburaniwe, ariko wizeye Kristu, Kristu akagukomeza, wizeye kuri mu Mana, kuko na Kristu nawe nubwo ari umunyamahoro kandi agatanga amahoro, ibyishimo bye n'amahoro ye ntibitana n'imibabaro ahura nayo n'imvune, kugira ngo adukize, kugira ngo nyine ibyo ubuze kuri iyi si byibuze ubifite muri Kristu. Humura, niba hari ibyo ubuze kuri iyi si ariko ubifite muri Kristu, humura, uriho neza, uri amahoro. Niba ufite Kristu biraguhagije pe, humura. Naho amahoro y'iyi si iyo akubeshyeshya akagushyira igihu ku maso, cya gihuru kizacyari igihunyira kera kabaye, ya mahoro akubeshya ko yakurangiza ibibazo n'ibyifuzo byose waba ufite, ibyifuzo by'umubiri, irari ry'umubiri, akakurarikira gukemura ibibazo byose waba ufite, ngo ukabona akazi gashimishiriza, promotion nziza cyane, ukagira amafaranga n'agafaranga, imitungo n'agatungo, ukagira abana, ukagira n'ababyeyi, ukagwiza imitungo sinakubwira, ugatunga ugatunganirwa. Ariko ibyo byose niba nta Kristu birimo, ukajya ubirya ubitamo amarira, ukaryama ku muguruko, ukarira ku muguruko sinakubeshya, ugahorana amarira, ugahora uganya, kandi ugize ute, kandi ukize, ufite byinshi by'ikirenga. Ariko ibyo bintu byinshi hari akavuyo byasize iwawe. Ni bwa bukungu bugutera gusesagura, ugasinda, ugasandara, bwa bukungu bugutera gusahura n'iby'abandi, wa mugabo mbwa urya utwe akarya n'utw'abandi. Ubukire butuma iwawe bacana utaka bagaca inyuma, ubukire bugushora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, urukozasoni, bwa bukire butuma usambana. Akamuga wigeze yamira ati ngo nta mukene usambana, ngo kuko bahita bamufata ngo hasambana abakire, ngo bafite ibyo baza kwishyura no kuriha. Ubwo bukire bushora mu ngeso mbi, umurenge utuma ubangamira abandi, mbese wawe ugahora mu nduru, muri biracika nk'aya mazi nyine y'amarike wakozamo ikiganza nawe ukiyumvira, ngo ugaya ubuto bw'ibuye ngo arirwara kumva. Ingeso za bombori zitewe n'ubwo bukire, ubukire budashingiye ku Mana. Ariko ndakubwiza ukuri muvandimwe, niba ubwo bukire bwawe mukubona utarufatikanyije na Yesu, atari Yesu wawuguhaye, nta mahoro wabugiriramo, uzahora nyine mu nduru. Rero mu Kristu muvandimwe, ntukajye witiranya amahoro ndetse n'umutekano. Ushobora kuba urinzwe n'imbwa, nka za ngo ziyubashye zirindwa n'imbwa nyine, cyangwa nk'abagabo barindwa n'imbwa, umugabo urindwa n'imbwa, ukaba urinzwe n'intwaro udadiye sinakubwira, intwaro zigukikije impande zose, ukarindwa n'ingabo, ukarindwa n'amafaranga ndetse n'ububasha bukaze. Icyo gihe ufite umutekano usesuye, ariko utazaramba. Ariko nawe uhorana ubwoba, ugahora ukorera kuri baranyica, ntabwo inyagamburiro, urafunzwe nuko utabizi, nta burenganzira busesuye buryo ufite, nubwo wibwira ko ufite umutekano, ariko ni nka dans la présidence à la prison. Mbese ukaba uri shefu uyoboye nka prison, uri perezida wa prison, nyamara mu gihe undi yibereye mu mahoro, ariko irira akajumba ke ntawe umuhagaze hejuru, abanye n'Imana nyine muri utwo duce tw'ineza. Ese mu Kristo wahitamo kubaho uri mu mutekano, cyangwa wahitamo amahoro? Wahitamo amahoro y'iyi si cyangwa wahitamo amahoro ya Kristu? Ngaho nyine y'amahoro y'isi adushukisha ngo azarangiza ibyifuzo byacu byose. Ngo umunsi umwe umugabo n'umugore hirya kure cyane muri Afurika, ngo bari bakize cyane, ibyo gukira pe, boroye inka ndetse n'andi matungo magufi, bikafasha kubaho neza, kandi baba muri etaje ariho barara. Mbese aribo bakire bakomeye cyane muri iyo quartier. Ariko igihe kimwe kiza kugera, bakarara batimbagurana, bagahondagurana, bagahokana. Bapfaga iki? Kubera ko umwe watamenyaga aho mugenzi we ashyira umutungo, bagahora bakekana. Hafi yo gukekana, ubwo amatungo yose bari batunze arashira, hasigara inka imwe gusa. Nuko bakomeza kwitana ba mwana, umwe agashinja undi ko amarira umutungo mu bagabo, undi ngo mu bagore. Rubura gica pe, hafi yo gutemana, kandi imbere mu rugo rwabo hari joteme, none bigiye kurangira muri ndagutema. Nuko mu gihe gito biyemeza gutandukana, bagasaba gatanya. Ariko nanone bakumva byaba ari igisebo gishyushye mu rugo rw'abakristo b'intangarugero, basanzwe bakora umurimo wo kunga ingo zashyamiranye, bya bindi bya wa mugani bikabuzurizwaho ngo
muganga abanza wifura ubwawe ukaba wakiza abandi ariko wowe biri gupfa biri gucika, guhuza abandi ariko hari gatanya iri kuvuza ubuhuha. Icyo ni ikinyoma, ubwo ni uburyarya. Nuko buri wese muri urugo ari umugabo n'umugore, buri wese yemeza gukemura iki kibazo rwihishwa, nta n'umugishije undi inama. Twumve rero uburyo butatu banyuzemo, buri wese aca inyuma mugenzi we agasanga undi yaciye imbere bari gushaka igisubizo cy'iki kibazo. Ubwa mbere ngo nuko buri wese ajya mu isoko, niba kwari uguhaha ntumbaze, ngo umwe agura icyuma gicyaye. Ese cyari cyo kubaga yanga? Aha nuko ngo bararyama muri iryo joro, nawe uzi kabutindi undi abitse. Nuko umugore yashaka kubyuka akabona umugabo nawe ari gushaka kubyuka. Nuko umugabo aza kubyuka ashaka kugira ngo arangize wa mugore, naho umugore nawe bahita byuka ngo wa mugabo atamutanga. Ninze kuvuga icyo umwe yaragiye gukora mugenzi we. Nuko bakomeza muri ubwo burinda bucya bari kugenda bacungana, ariko ntawe uzi kabutindi yundi cyangwa imigambi yundi. Icyumweru kirashira ntawe ugeze ku mugambi we, bose imigambi yabo yarapfubye, yarahereye mu mutima gusa. Nuko n'ubundi ku nshuro ya kabiri bafata umugambi umwe atazi ibyo ndatekereza ko bagiye kwiyahura. Nuko umwe ku giti cye agura akagozi ko kwimanikamo. Nuko umugabo ageze mu rwiyahuriro, reka bivuge gutyo, ahasanga umugore nawe ahafite akagozi ke. Nuko barasuhuzanya, niba ari nk'abavandimwe, niba ari mu kivandimwe ntumbaze, buri wese acigatiye ikiziriko cye nk'abavuye kubihaha se. Aho naho ndakubwiza uko umugambi wabo uba urapfubye. Nuko umugabo n'umugore buri wese afata icyemezo cy'uko ubwo umugambi wabo upfubye wo kwiyahura ndetse no kwicana, wa mugore afata icyemezo cy'uko agiye gucisha inzaratsi ku mupfumu, ubundi arangize neza wa mugabo we. Nuko wa mugore ageze ku mupfumu, cya gisubizo cya gatatu agiye gushakirayo, ntiyamenya ko n'umugabo wariho yazindukiye, ariko umupfumu buri wese amushyira ukwe, ntawe ubonana n'undi, dore ko ataranazi ko basanzwe babana. Nuko umupfumu atuma umugabo inka nziza ngo ubundi amukemurire icyo kibazo arangize umugore we. Nuko umugabo aragenda no mu rugo atangira kuzitura yanka imwe bari basigaranye, n'umugore n'umupfumu akaba yamusabye inka nziza ngo amukemurire nyine icyo kibazo, ubundi arangize umugabo. Wa mugore arihuta, ageze mu rugo agiye kuzitura yanka asanga n'umugabo nawe arayifashe, bombi bayihura bari kwizitura ngo bayijyane ku mupfumu. Nuko bombi ufashe akaguru undi ufashe umurizo bagonganira kuri yanka, batangira kubazanya aho bayijyanye, umwe abaza undi niba bagiye kuyiragira. Ibaze nanjye nibaze. Nuko iyo nka ikomeza kubabera ikimenyetso cyo kugirwaho impaka, biza kugera igihe kugira ngo mu baturanyi ntihagire umenya ibibazo bafitanye, dore ko bakundaga kubihisha kuko ngo bari abantu b'intangarugero bemerwa muri quartier. Nuko biza kugera igihe baricara babwizanya ukuri ko ibintu byose bibi bari gukora, uburyo iyo nka buri wese yarayijyanye ku mupfumu batabiziranyeho, maze byose babishyira hasi basasa inzobe, na bya byuma bari baguze na ya migozi bari baguze yo kwiyahura, n'uburyo umupfumu yaragiye kubarya. Ibyo abapfu nyine riribwa n'abapfumu nyine, akaba yaragiye kubarya inka yabo. Nuko barigaya bikomeye cyane, bibaza igihe bataye, bibaza uburyo imitungo yabo yose bayitakaje muri ako gahimano, ibintu byabo bikabashiraho kubera guhimana. Nuko iyo nka nyine ibabera imbarutso kuri iyo foto y'inka igiye kunga abantu, babonaho kuganira ku bibazo bari bafitanye mu rugo rwabo. Guherwa bahita bakora gacaca y'urugo, byose barabisesa, ibi byose baraganira birambuye, barabana bikomeye. Nuko bicuza ibyo bahombye byose muri ako kavuyo, muri amacenga yose. Ibaza nawe kwicenga, ugacenga umugore wawe, ugacenga umwana wawe, ugacenga umugabo wawe, bikazarangira rero wicenze. Abakinnyi murabizi iyo umuntu ari kwicenga uburyo bimurushya. Nuko muri uru rugo uba afite amahoro, barakomeye, bameze neza kandi babanye neza. Amahoro ahinde. Ese mugabo, mugore, wasanga ikibuze ku kazi mu rugo rwawe ari ikiganiro cy'ubwumvikane, amahoro, imishyikirano, naho ibintu byo mukaba mubifite ku buryo bw'agatangaza, yewe mushobora no kugaburira abari mu murenge bose aho ngaho, ariko mukaba mubuze ikintu kimwe cy'ingenzi kandi cy'agaciro Yesu atanga, mubuze amahoro. Namwe Yesu arababwira uyu munsi ati, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, amahoro ya Kristu wabyeyi. Amen. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristu adusigiye amahoro uyu munsi. Buri wese akore ku buryo ashoboye kose, aho aba ahashyira amahoro. Ubu umunyamahoro ahantu uri, aho uvuye uhasiga amahoro, aho ugiye uhajyana amahoro. Amahoro yande ya Kristu. Bityo nanjye buri munsi mpore nunze ubumwe na Kristu, nunge mu bya Kristu nti mbasigiye amahoro. Namwe abadukurikira buri munsi, amahoro ya Kristu aganze iwanyu buri munsi, mu ngo zanyu amahoro haganze buri munsi. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukuru Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.